ugacuruza ntiwunguke bikanga pe, ugashaka akazi bakakaguha bakakwirukana unagashoboye hagasigaramo abandi batanagashoboye. Bijya bishoboka ko wiga ugasobanurira abandi, wakora examen ugatsindwa. Ibyo ntacyo byabwira Imana. Ikintu utararambirwa Imana ntiza kukigukiza. Hari ahantu ukwiriye kurenga utitaye ku bantu bavuze ko hari utazagera. Reka aka kantu nkababwire, nta cyangombwa na kimwe umuntu agira. Wowe iyo ureba imirimo y'Imana n'ibyo uteganyije Imana izakugirira, uhera aho uri. Ariko Imana yije gukora. Umuntu usenga atagira kwihangana arambirwa vuba, n'umuntu wihangana adasenga arayoba, n'umuntu ufata umwanzuro atasenze atanihangana arahubuka. Wowe ugoranye niba waremeye ugahinduka, Imana itegeka ibyanze guhinduka kuri wowe. Nagiye mu Kagera mbwira imodokari ndayibwira nti ndagukunda bya hatari. Ntabwo ndagukunda, wambabariye nturare hano, wanaharara none ejo ntuzahirirwa. Iyo utegereje ibigutegereje mwicara mwembi. Ariko iyo uhagurutse, ariko uzi kugenda mu modokari yazanywe n'Uwiteka, uzi kuryama mu nzu yubatswe n'Imana, ariko uzi kurira ku isahani Imana yaguhaye, ukambara umwenda Imana itanze. Imana data wa twese niguha ukayima uzaba unyazwe by'iteka, ariko niguha ukayiha. Ijwi ry'umukanguzi. Igitabo cya mbere cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli, aho abantu bakunda kuvuga ngo Samweli wa mbere, ni igice cyaho cya mbere. Ndaza kubinginga duhere ku murongo wa 16 dusoze no 27. Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cyaho cya mbere, murongo wa 16 tuze gusoza n'umurongo wa 17. Nkunda kubivuga mbere yuko nsoma Bibiliya. Iyo abantu bari gusoma Bibiliya bihuta batitaye ku nyandiko bayisoma nk'inyuguti, ariko iyo uri gusoma utekereza ku magambo uri gusoma, aho kugira ngo urebe inyuguti muri Bibiliya ukuramo ubuzima, ukuramo impinduka. Rero ndaza kubinginga mu kubaho kw'Imana kugira ngo iri jambo ryumve nk'iryawe. Hana nta uri muri iri teraniro, nta wundi Hana Imana izongera guha umwana utari wowe. Reka dusome. Aravuze ngo ntukeke yuko umuja wawe ari umukobwa w'ikigoryi, kuko ibyo navuze kugeza ubu nabitewe n'amaganya kandi n'agashinyaguro gakabije. Maze Eli aramusubiza ati, genda amahoro, Imana ya Isirayeli iguhe wayisabye. Hana aramusubiza ati, umuja wawe mbonere imbabazi imbere yawe. Nuko uwo mugore arafungura mu maso he, ntihongera kugaragaza umubabaro ukundi. 19. Bukeye bazinduka kare mu gitondo, bajya imbere y'Uwiteka barasenga. Barangije basubira iwabo, basohora mu rugo rwabo i Rama. Maze Elukana aryamana n'umugore we Hana, Uwiteka aramwibuka. Igihe gisohoye Hana asama inda. Bukeye abyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli ati, kuko namusabye Uwiteka. Maze uwo mugabo Elukana n'abo mu rugo rwe bose barahaguruka bajya gutambira Uwiteka igitambo cy'uwo mwaka no guhigura umuhigo. Ariko Hana ntiyajyayo, abwira umugabo we ati, sinzajyayo umwana ataracuka, ariko namara gucuka nzamujyana kumumurikira Uwiteka ngo agumeyo iminsi yose. Umugabo we Elukana aramubwira ati, kora icyo ushaka, ugume aha kugeza ubwo uzamucutsa. Icyakora Uwiteka nakomeze ijambo rye. Nuko
nuko uwo mugore agumaho yonsa umwana we kugeza aho yamucukirije. Amaze kumucutsa aramujyana, ajyana n'amapfizi 3 na efa imwe y'ifu n'imvumba y'uruhu irimo vino, amujyana i Shilo mu nzu y'Uwiteka. Kandi umwana nuko babikira impfizi bazanira Eli umwana. 26. Uwo mugore aravuga ati, Nyagasani, ndayiye ubugingo bwawe, ninjye wa mugore wari uhagaze iruhande rwawe bwa bundi nsaba Uwiteka. Uyu mwana niwe nasabye, kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Abantu tubonanye ari ubwa mbere, nitwa Niyomugabo Aniseti, ndi umukristo. Nkuko mushumba yabibabwiye, nsengera ku itorero rya ADPR, ni paruwasi ya Remera, ni hano hafi gatoya ya Kigali Arena. Ndubatse, mfite madamu n'abana. Ngize umugisha kuboneka mwari no teraniro, kandi mpawe umugisha wo guhagararaho umukozi w'Imana yari ahagaze. Ndagira ngo mbabwire ko niba ari ikintu cyoroha n'ukubaka inzu fondasiyo yari ihari. Ntabwo bigorana, haba mu mibare, haba mu bakozi, haba mu bikoresho, haba mu biki, biba byoroshye kuruta kuyitangira. Rero ubwo turi kumwe n'abakozi b'Imana kandi babaganirije mu kirere cy'umwuka cy'ubushobozi bw'Imana, mpawe umugisha, Imana ishimwe. Nongeye gushimira Imana rero itumye duhagarara hano, abari online, Imana ibaha umugisha. Abadukurikiye kuri Ijwi ry'Umukanguzi TV, ni platform nyuzaho ijambo ry'Imana umunsi ku munsi. Mushumba yababwiye ngo niho yambonye. Imana ishimwe ko yaciye iyo nzira kugira ngo mpagere, kugira ngo mushumba tuzahure namwe nze mbagirireho umugisha. Kandi ndabizi ko namwe muri buze kungiriraho umugisha ku bwa Kristo Yesu. Rero nejejwe n'Imana ku bwa mushumba wemeye tuza kuganira namwe ijambo ry'Imana, kandi namwe mwemeye ko tuganira ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Dusomye igitabo, ariko kandi sindi bujye kure y'insanganyamatsiko dufite insanganyamatsiko ivuga ngo garuka ushime. Garuka ni ikinyarwanda gisobanuye ko uyu muntu uri kugaruka yigeze yaza n'ubundi. Birasobanuye ngo si ubwa mbere azaba ageze aho ngaho aje. Tugendeye ku byanditswe byera mu gitabo cya Samweli. Iyo nsomye iyi nkuru ntangazwa nuko iki gitabo cyitiriwe Samweli akaba ari nawe wandika amagambo amuvugwaho. Imana ishimwe. Uyu ni Samweli. Bibiliya iratubwira ngo ise yitwaga Elukana, nyina yitwa Hana. Itubwira amakuba Hana yahuye nayo. Hana yagize umugisha, ari umwana w'umukobwa, agira ikibengukiro. Elukana aramubenguka, aramurambagiza, birakunda, barabana. Agira umugisha wo kubana na Elukana, ari umugore wa mbere wa Elukana. Hana aba mu rugo yiteguye nk'uko abageni bigenda. Iyo umugeni yashatse agataha mu rugo, yitegura gusama inda byanze bikunze, kandi iyo yasabye aba inyungu y'umuryango yashatsemo. Hana rero yitegura gusama inda, ntiyagira amahirwe, reka mvuge ngo ntiyahirwa. Inda iratinda. Umwaka wa mbere Bibiliya ntiyatubwiye igihe yamaze, keretse niba yarakivuze ntaragisoma. Umwaka wa mbere, wa kabiri ujyaho, Hana ategereza gusama inda, biranga. Kandi igitangaje, nubwo biri kwanga, ni umukobwa uzi neza ko ari muzima. Afite umugabo nawe azi neza ko umugabo ari muzima, ariko ategereje kubyara ngo akurweho igisuzuguriro, biranga. Reka mbabwire, hari igihe bijya bishoboka
ko umuntu agira ahagera afite ibyiringiro nk'ibyo Hana yinjiranye mu rugo bikanga rwose kandi hari icyo wari witeguye. Muzi ko bijya bishoboka ko umuntu agira igishoro akagira iseta yarangiza akabura abakiriya. Mwari muzi ko bijya bishoboka ko umuntu agira ikibanza akananirwa kubaka. Hana yashatse azi neza ko ari umukobwa ubonye umugabo azabyara. Bijya bishoboka ko umuntu agira diplome akabura akazi kandi azi neza ngo yize kugira ngo akore. Bijya bishoboka ko umuntu abaho tukamureba ariho, mu kinyarwanda cyuzuye tukavuga ngo nta mibereho afite kandi ariho. Tukavuga ngo uyu muntu nubwo ariho nta mibereho afite. Hana nubwo yashatse, nababwiye ngo nta Hana uri muri iri teraniro. Hana nta uhari. Yahuye n'ikigeragezo kiryana kuruta ibindi. Nimvuga ngo kuruta ibindi ntimuze kumblaminga, ndabizi ko ikigeragezo kiryana kuruta ibindi ni ikiba kiri ku muntu. Ikigeragezo kikuriho nicyo kiryana kuruta ibindi byose. Niyo mpamvu utaka nk'upfuye kandi ukiriho. Ariko kandi icyo kubura umwana cyo kiragatsindwa. Sinshaka kuvuga kundi byara gusa, umuntu avukisha byinshi. Hari ibintu byinshi dushaka ko bivuka kuri twe. Imana ishimwe. Hari ibintu byinshi hano muri success, hari ibintu byinshi dushaka ko bivuka. Hari ibintu byinshi dukeneye ko bivuka. Ariko biragatsindwa kubona uburyo umuntu ashingirwa akabona umutera inda ariko ntasame. Hana arategereza biranga. Afata umwanzuro. Aravuga ngo Ishiro habaye umutambyi, habaye inzu y'Imana, Ishiro habaye igicaniro. Aravuga ngo ubwo hari igicaniro hakaba umutambyi, hakaba n'inzu y'Imana, Imana irahakorera. Aravuga ngo singuma mu rugo rero, ndatera intambwe ngende. Abantu mwateye intambwe mukagenda Imana ibaha umugisha. Hari abantu benshi batazi umugisha uturuka mu birenze by'abakiranutsi. Iyo uteye intambwe ugenda hari icyo Imana yavuze. Yaravuze ngo aho muzakandagira hose hazaba habaye ahanyu. Hana aravuga ngo singuma mu rugo, ndazamuka ngishiro. Singuma mu rugo, ndaterera, ndafata gahunda njye gusenga. Imana ishimwe ko wafashe umwanzuro wo kujya gusenga. Abadukurikiye online, Imana ishimwe ko warikinze aho gusa ugakanda ugakirika aho gusa, warangiza ugafata umwanzuro wo kwicara ukareba ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Niba ari ahantu hari ubutunzi bw'umuntu n'igihombo bingana, ni mu mahitamo y'umuntu. Mu mahitamo y'umuntu habamo igihombo kingana n'ubutunzi. Iyo wahisemo nabi uhomba bingana nuko wakunguka wahisemo neza. Mu mahitamo y'umuntu habamo umutungo ukomeye cyane. Rero ubwo wahisemo kwicara mu rusengero rw'Imana, Imana ubwayo ikore mu bushobozi bwayo iguhe bingana nuko yifite. Nasanze tujya dusaba dukurikije situation turimo, ugasanga umuntu ari gusaba ibingana n'ibibazo afite. Ariko hirya y'ibyo nta sezerano ridasohorana kugerageza kwaryo. Buri sezerano ryose iyo risohoye riba rizanye n'ikigeragezo gihiga uwo mugisha isezerano ryazanye. Rero Imana ikoremo ibaho ibingana n'iby'ubushobozi bw'Imana bufite. Ntabwo bigeze nabaho ndi mu buzima bugoranye ku buryo no kubona irindazi byari bigoranye. Noneho nari kumwe na mwene data uyu nguyu muri ubwo buzima. Noneho tujye gusaba akazi ko gupakira imodokari, kuyipakira amabuye, itaka ryakoraga amareterite yakoraga mu mihanda n'ibindi. Ngezeyo barambwira ngo we ntabwo tukwemera. Ndataha njya gusenga, ndapfukama mbwira Imana ntibakarira nibura umpe gupakira ku modokari umunsi umwe. Nibura ninyipakiraho rimwe nkabona ibiceri bya 250
ndagushima. Mu by'ukuri iri sengesho ryanganaga na situwasiyo. Uyu munsi hari igihe mbireba ngaturika ngaseka nkabwira Imana ntushimwe ku Mwuka Wera agorora amasengesho akayageza imbere y'Imana atangana n'ibitekerezo by'umunyamasengesho. Amasengesho abayagera imbere y'Imana angana nuko twasenze, angana n'ibitekerezo byacu. Abenshi bajya bahomba bagisubizwa, ariko Umwuka arayagorora akayashyitsa imbere y'Uwiteka bingana n'ubushake n'ubushobozi bw'Imana. Imana ishimwe. Hana nawe aravuga ngo mbabariye mu rugo, aravuga ngo singuma hano. Ariko ataragenda Elukana areba umugore. Ni ukuri Elukana yakundaga Hana, ariko yaramukeneyemo urubyaro. Arubuze aramubwira ngo mugore mwiza sinkwirukana, ariko kandi nabwo ntabwo nagutunga wenyine. Aravuga ngo ntabwo nkwirukana ariko sinkugumana, nkeneye umwana. Hana we nkeneye umwana kandi ntubyara. Tujye tuvugisha ukuri, hari abantu batakugumana kuko ibiganza byawe ntacyo bibyara. Hari inshuti zikureka bitewe n'igihe ugezemo ntacyo ibyara. Elukana aravuga ngo sinkwanga rwose, ntabwo nkwanga ariko nta mwana nkubona, kandi njyewe nkeneye umwana, ndamukeneye. Hana ngo agate mu mutima karamuvuna kuruta ibindi. Niba ari ikintu kiryana ni ukubona usimbujwe n'umuntu ufite igikenewe wowe utari ufite. Hana biramukubita. Umugore witwa Penina akibona Elukana, ijoro bararanye Penina arasama. Ijoro bararanye Penina arasama. Nigeze najya gusaba akazi njya ahantu, umumama umwe ni umumizirima, ni inshuti yanjye n'uyu munsi. Yaranzi nkiri umumizirima, maze kwakira agakiza ndakubitika kabisa. Njya kumureba ndamubwira nti ni wowe wampa akazi tugakorana ntubangamira imyemerere yanjye. Arambwira ngo nta kibazo. Dukorana iminsi 3 yonyine. 3 narakoze. Ninjoro aryamye arota ndi kumuniga mukubita Bibiliya, nkamuniga nkamukubita Bibiliya, nkamubwira nti wabaye inkomyi y'ubutumwa bwiza, ndekura nge kubwiriza. Ngira ibyago abyuka yirumye ari kuva amaraso. Arampamagara turicarana, arambwira ngo aya maraso ni wowe wayamvushije. Urebye ngira ngo yasaze. Nkamubwira nti mami, ntabwo twigeze tubonanye nona. Naramutwaraga ngira ngo imodokari nayikubise mu mukoki nibura ariruma. Ndamwana ariko nta hantu nshobora kuba naba nisuzumye sanga no mu muhanda ntaho nakoze ikosa. Arambwira ngo ya maraso, uyu munwa ubona wabaye gutya ni wowe wabiteye. Ndamwana ibyagenze bite? Arambwira ngo nakurose ufite Bibiliya uri kuniga, umbwira ngo ni inkure kure nabaye inkomyi y'ubutumwa bwiza ujye kubwiriza. Arambwira ngo rero kuva nonaha amafaranga wahembwaga naya ku kwezi nari kujya nguhemba naya ku munsi wa 3. Arambwira ngo yajyanire rimwe utazanagaruka mu nzozi ukangirira nabi nakwimye amafaranga yawe, yatware wigende. Bijya bishoboka ko Hana ajya gushaka umugabo ntasame. Sinzi niba turi kumvikana. Bijya bishoboka ko Hana ajya gushaka umugabo ntasame. Birashoboka ko Hana ajyayo ntasame. Ugacuruza ntiwunguke, bikanga pe. Ugashaka akazi bakakagwa bakakwirukana unagashoboye hagasigaramo abandi batanagashoboye.
bijya bishoboka ko wiga ugasobanurira abandi, wakora examen ugatsindwa. Bijya bishoboka ko Hana ashaka ariko ntasame. Mbariza umuntu muri kumwe ngo urumva indirimo. Hari uburyo tujya twicara umuntu akaba twite nibura afite kasheke gasinye avuga ngo itariki ni nzakaretire, nibura omwe aratwite hari umunsi ategereje azabyariraho. Bijya bishoboka ko hari igihe umuntu yicara yaradepoje bakamubwira ngo tuzaguhamagara, cyangwa se yaranatsinze interview asigaje umunsi w'akazi indirimo. Bijya bishoboka ko bibaho, ariko hari n'igihe Hana adepoza ntasame. Icyanejeje kimwe nuko nahavuye ampaye amafaranga. Avuga ni ntacyo kuko anyirukanye, ariko mbonye amafaranga. Ndagenda njya kudepoza ahandi hantu, ntabwo nahababwira, ntabwo nahavuga. N'uyu munsi ntibarasoma leta nanditse. Kandi nahadepoje maze imyaka 2 nubatse. Nge na madamu twese tudeporeza rimwe. Ariko n'uyu munsi, uyu n'umwaka wa 9 tumaze twubatse. Juste tumaze imyaka 7 twaradepoje. Tumaze imyaka 7. Reka twizere ko akabaruwa bazagasoma. Reka twizere ko bazagasoma. Kandi ndababwiza ukuri, bagendeye kuri CV nta wundi muntu tuyinganya wa depozayo. Nta wa depozayo. Nta wabasaba akazi ari kuri level ya Niseti. Nta wagasaba. Ariko kandi ntibigeze badusubiza kugeza n'uyu munsi. Bijya bishoboka ko Hana ashaka mushumba wanjye ariko ntasame. Bijya bishoboka ko Hana ashaka ariko ntasame. Ukajya mu muryango ukunda umuhungu wabo, ugashyingirwa, ukimuka mu iwanyu ukajya iwabo, wagerayo ntibagukunde. Atari ikibazo cya Elukana, si ikibazo, ntabwo ari ikibazo cya Elukana. Na Sara si ikibazo cye. Sara ngo ajye kubona abona Penina akubiseho umwana wa 2. Ariko nawe tangazwa nuko wajyaga ku ishuri umuntu yicaye muri karitsiye, uriza urasoje ugiye kudepoza muri kampani ye atarigeze yiga. Bijya bishoboka ko Penina abyara Sara atarabyara, kandi urugo ari Sara warubanjemo. Bijya bishoboka. Bijya bishoboka. Penina kubitaho undi mwana. Sara arangije aravuga ngo ibanga ribishiro. Aravuga ngo ntiwambyara na rimwe, ngo mbyarane 2 ukubiteho uwa 3. None Elukana atangiye gutaha atinze, ashobora no kuzaherayo. Aravuga ngo singuma hano, ndazamuka ishiro. Reka mbabwire, hari ibyazaga gahoro gahoro donyi nka serumu, none uyu munsi nabyo biri kwikupa. Hari igihe byazaherayo ntiwamenya. Wigumaho, haguruka, zamuka umusozi, jya mu rusengero, egeraho ibirenge by'abatambyi biri. Hana aravuga ngo Eli arahari mu nzu y'Uwiteka. Aravuga ngo ubwo Eli ahari, ndajyayo ampuze n'Imana tutarahura nayo. Abantu badukurikiye online, njya mbabwira kubaho mu mubabaro. Niba ari ikintu kibabaje kibaho, ni ukubaho mu buzima utagira umushumba kandi uri umukristo. Kubaho utagira umushumba uri umukristo. Hana aravuga ngo ubwo Eli abayo, nimusanga yarampesha umugisha zibura inda yanjye. Buri muntu wese akeneye Eli, kabone niyo Eli yaba umunyantege nkeya. Ariko ukeneye Samweli, ukeneye Eli na Elukana. Birashoboka ko Elukana yaje Samweli agatinda, ariko kwa Eli Imana ishimwe. Ntabwo mbarambira, nshaka kugira ngo nsoze, mureke mbabwire. Hana arazamuka, agezeyo asanga umugabo witwa Eli. Eli yari afite abana b'abahungu b'inkorakozi. Reka nkoresha icyo kinyarwanda. Barakorakoraga, bagafata ku byashinganwe, bakababaza Imana. Eli nawe kubacyaha biramunanira, kubakangara biramunanira. Aragenda aragomwa,
yibera umusaza wibera mu nzu y'Uwiteka, ategereje ko azasimburwa ari uko ashaje akisinzirira. Imana iragenda ibura umutambyi, ibura n'abahanuzi. Hana araza akora ikosa rijya rikorwa n'umuntu usenga amasengesho atagira farumiri. Hari amasengesho abarokore bagira yo kuviyora, ukaviyora amategeko. Ubundi umuntu usenga ibintu biriritrije bihoraho, uwo nguwo ashobora kurata. Ariko hari abanyamasengesho bazi gupfukama ku munsi utari uw'amasengesho. Hari abanyamasengesho bazi kurira abandi bari guseka. Hari abanyamasengesho bazi kwigwandika imbere y'Uwiteka bakayibwira ngo narinje. Njya nkunda kuvuga umwana w'umukobwa wigeze yajya gusenga, Imana ivugira mu kanwa k'umuhanuzi iramubwira ngo nta mugabo nakuremeye, genda wiyakire ntuzashyingirwa. Umwana w'umukobwa aravuga ngo wavangiwe. Ajya ku muhanuzi wa kabiri aramubwira ngo nta mugabo Imana yakuremeye ntuzashyingirwa, iyakire. Umukobwa agiye aha gatatu Imana ibivuzeho, abyuka mu gitondo afata umufuka awupakiramo ibitaka, ibyondo, awutera ibitugu. Azamuka umusozi aho yakundaga gusengera, hageza kubita igifuka hasi, abwira Imana ngo urema Adamu wamukuye mu mukungugu. Abwira Imana, arayibwira ngo kuba ntashaka ntacyo byagutwara. Reka mbabwire, Imana ntacyo biyitwaye kuba waririra mu nzu y'abandi nta bukode wabuza yo kwishyura. Ntacyo biyibwiye kuba waririra mu yo wubatse. Bijya bishoboka ko waba umuturanyi w'uwo mwashakanye. Ibyo ntacyo byabwira Imana. Ikintu utararambirwa Imana ntiza kukigukiza. Iyo utarakirambirwa Imana ntikigukiza. Bisaba gufata umwanzuro ukigira umurwanyi, warangiza ukabwira Kristo ngo ni wowe muneshi muri iyi ntambara, ni wowe unesha. Hari ibintu abarokore bajya bakira, hari ibintu bakira bakavuga ngo akaje karemerwa, kemerwe n'abagakeneye. Hari ibintu bidakwiriye ku buzima bw'abizera. Abantu barabigishije barababwira ngo isi ni ya Satani, ngo amafaranga ni umuzi w'ibibi. Ninde wababwiye kurya imizi y'ibiti? Muzarya imbuto zabyo, imuzi muyihorere. Isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka, niko ijambo ry'Imana rivuga. Hari umugisha wawe utaravuka ugusaba gutera intambwe ngo ugere mu cyumba cyawo. Haleluya! Samweli ntiyari kuvuka nyina atahagurutse. Ndabisubiramo, Samweli ntiyavuka ahantu atasenze. Hari ikintu gituruka mu kanwa kawe, wowe ni wowe ugomba kukibyara. None rero hamagara umwana wo muri wowe, nibyo bizibura inda yawe. Hamagara umugisha wawe, uhamagare. Nawe ubwawo utegereje ko nyirawo awuvuga. Hari amagambo muri Bibiliya nemera ariko ntajya nemera ko asohoraho. Nimbivuga ngo ndayemera ntimunyumve mu buryo bwo guhakana. Paulo yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo dusa n'abapfa nyamara dutungishije benshi. Ibyo ndabihakanye gusa n'urupfu, kandi hari ababayeho kuberanye. Dusa n'abapfa kandi turarama, turabakene nyamara dutungishije benshi. Imana niguhe kuri ibyo, n'ukuri ntabwo yabikwima ngo ibigire gutese. Salomo yigeze yayitambira irangije aramubwira ngo Salomo ngaho nsaba. Ari mu nzozi gusa. Salomo ntabwo yavuganaga n'Imana face to face, yarari kurota. Imana iramubwira ngo nsaba. Salomo aravuga ngo igihugu data avuyemo n'abavandimwe banjye ndabazi ba duniya. Aravuga ngo n'abariya bose ba Salomo bagiye bashaka kunyaga data kandi akiriho. Aravuga ngo kiriya gihugu ndakizi. Aravuga ngo mwami ndafite ubwenge sinakiyobora. Aravuga ngo wanyihereye ubwenge hanyuma nkajya ncira abantu bawe urubanza. Imana iravuga ngo ubwo usabye ubwenge n'ibindi byose ndabiguhaye. Uyu mugoroba Imana yumva ubusabe bwawe niba ukinguye ibitekerezo. Ndagira ngo iki kintu nkibabwire. Mu muntu habamo umwuka. Mu muntu habamo umwuka uvugana n'Imana muri we, cyangwa se umwuka uri connecte n'Imana muri we. Iyo uyu muntu mu mwuka we
hatarimo iterambere. Mbega muri kunyumva? Iyo mu mwuka wawe hatarimo iterambere, Imana inezerwa no kugushyira aho ngaho ikaguha umwuka wo kunyurwa. Simubizi se ko kunyurwa ari impano y'Imana? Inezezwa no kugushyiraho ikaguha umwuka wo kunyurwa, ukabaho unyuzwe n'ukuri, ariko ubuzima bukunyuze nta muntu wabwifuza. Ubuzima bukunyuze nta wundi muntu w'inyuma yawe cyangwa imbere wabwifuza, ariko ukaba unyuzwe, Imana ikahabonera bitwaye Imana. Icyo nshaka kuvuga ni iki: ahantu inzozi zawe zitaragera, ibirenge byawe ntibizagerayo. Kuko iteka ryose inzozi zacu n'izimana iha umugisha, ikadirecting ibirenge byacu, ikabiyobora muri cya cyerekezo cyo mu nzozi. Hari mushiki wanjye bahanuriye baramubwiye ngo mu mezi 4 azaba yicaye mu nzozi ze. Mwumvishe icyo kinyarwanda? Ni ibintu biri muri we atekereza, ategura, akabwira Imana ngo bimpe bimeze bityo. Ni ukuvuga ngo afite inzozi Imana yashimye, itekereza kumuterura hari none ngo imushyire mu nzozi ze. Kubera iki? Nuko zihuye n'umugambi w'Imana. Iyo zidahuye n'ibyo Imana ishaka, ntabwo Imana izihishurira umuhanuzi. Ariko iyo zihuye n'ibyo Imana ishaka, umuntu w'Imana imuhuza n'ikirere cyayo muri wowe, kuko nawe wahuye n'ikirere cy'Imana kiri muri wowe. Noneho yarangiza, ikintu umuhanuzi w'Imana akora ni iki: aguhindurira direction, afata icyerekezo cyawe wowe utarurimo, icyerekezo utaruzi, akakushyiriraho ikiraro, aguha iteme wambukiraho. Niwe ushyiraho bridge. Umuntu w'Imana niwe uguhuza n'inzozi zawe. Hana azamuka Ishiro, agezeyo asanga Eli ntahari. Hana akora ikosa, atemerewe kwinjira mu rutambiro. Aravuga ngo narinje kubwira umugabo wegera igicaniro, none nje ndi umugore ntemerewe kwegera igicaniro. Aravuga ngo ariko iyo Eli abwira niyo nanjye mbwira. Aravuga ngo sinsubirayo kuko nta muntu mpasanze. Aravuga ngo nubwo nta muntu uhari, ni mu nzu y'Uwiteka, ndajya aho Uwiteka asanzwe avugira, andeba mbone. Hana aviyora amategeko yo gutamba. Umugore mu gihe cya Isiraheli, kiriya gihe cy'isezerano rya mbere, ntabwo bari bemerewe kwinjira hariya hantu. Nicyo cyatumye Eli amureba, aramubwira ngo yasinze. Ntabwo yari abonye adandabirana, yarebaga nta muntu ufite ubwenge buzima wakwinjira ngo yinjire no mu rutambiro atari umutambyi. Kandi noneho Hana haje ari n'umugore Dayeli, araza aratambuka, arenga amategeko n'imigenzo, arenga amahame n'amagambo. Ubundi ukwiriye kurenga ibyo abantu bavuze ngo ntuzarenga. Ukwiriye gutera intambwe ukavuga ngo nibyo, ni gutya ihame riri, ariko njyewe ndarirenze kuko ndi gusanga umwami wanjye. Hana aravuga ngo nubwo Eli atari hano, siwe nje gushaka Imana, ndaharenga mpure nayo, Imana ishimwe. Ukwiriye kurenga aho sogokuru na so na nyoko batarenze, ukwiriye kuharenga, ukwiriye kurenga karande, ukwiriye kuharenga. Hana araharenga. Ukwiriye kurenga aho umuryango wawe utigeze ugera, ukwiriye kuharenga. Ndumva nabisubiramo, ukwiriye kuharenga. Pera umuntu ikiganza muri kumubwire ngo renga aho abandi batarenze. Imana ikurenza aho batarenze. Imana ikugeze kure, ikugeze kure, ikugeze kure. Imana ikurenze, ikugeze kure. Hari umugabo twasenganaga yitwa Jebera. Yitwaga Jebera kuko Imana yamutabaye. Yajyaga yicara akavuga ngo nimureke njebere mu bisubizo, ngo nitwa Jebera w'Imana yajahuriye ku giheri kamujebereza mu byayo. Yajyaga arya igiheri ku mashini hamwe bahura ubugari.
noneho amaze kujya abona ibiryo akicara imbere y'ibiryo akabwira uti reka nkujebere iruhande Uwiteka yarakuzanye. Icyo gihe hari hagezweho agasenda k'akabanga, arangije ahagarara mu cyumba cy'amasengesho aravuga ngo hari umwanzuro nafashe. Turamubaza ati se wafashe ubuhe mwanzuro? Aravuga ngo nta kuntu urusenda rwagera muri Amerika jebera ntaragerayo. Aravuga ngo ntibishoboka, urusenda rutasenze, urusenda rutagira isezerano, urusenda rutaremwe n'Imana rujyaho ntagiye gute? Aravuga ngo nangiriye ndege ndayurira. Mureke mbabwire inshuti z'umusaraba, hari ahantu ukwiriye kurenga utitaye ku bantu bavuze ko hari utazagera. Reka aka kantu nkababwire, nta cyangombwa na kimwe umuntu agira Imana iheraho ikora imirimo. Nta niveau d'étude n'imwe Imana igiheraho isubiza umuntu. Nta buzima waba urimo ubwo ari bwo bwose buba fondasiyo y'imirimo y'Imana, never. Imana ubwayo iyo ijya gukora yiheraho kuko niyo tangiriro. Wowe iyo ureba imirimo y'Imana n'ibyo uteganyije Imana izakugirira, uheraho wicaye. Ariko Imana iyo ije gukora ntabwo iheraho ngaho, ntihera kwa sogokuru, ntihera kwande. Yo irireba ikavuga ngo nshobora byose. Ubwo nshobora byose rero, guha umuntu utarihaye ndabishoboye, guteza intambwe umuntu utagenda ndabishoboye, kuzura uwapfuye ndabishoboye, gutunga imfubyi se na nyina badahari ndabishoboye, kuba mu rugo rw'umupfakazi ndabishoboye, kubesha mu mazu abatagira shinge na rugero ndabishoboye, kuvuba imvura ndabishoboye. Yo ubwayo igakora mu bubiko bw'umugisha yiyumvamo kuguha, ikakubwira ngo akira. Rero icyo usabwa ni ukwizera no kwemera Imana, ugatera intambwe mu buryo bubiri. Iya mbere yo mu buryo buri fizikali bugaragara, ugatera intambwe ugasenga. Iya kabiri ni intambwe yo mu mitekerereze yawe. Soza turi ku ijambo rivuga ngo garuka ushime. Gushima mbere y'imirimo. Ubundi umuhanga wo gushima n'uwizera mu masengesho ashima mbere yo gusubizwa, ashima atarasubizwa. Kubera iki? Iyo ushimye Imana hari ibyo wayisabye, biba bisobanuye ngo ibi ngibi ntibizakunanira, ngushimiye kubikoze. Mu yandi magambo, ubufashe bya bigeragezo byose ukabishyira munsi y'ibirenge byawe, ukagendera mu kwizera uvuga ngo iyo nizera iyabanye nanjye, iyakoranye nanjye izabikora. Ukaza imbere y'Imana uyibwira ngo ndagushimiye ko ubikoze. Dore umugabo washimye mbere yo gutabarwa, umugabo witwa Yona ari mu nda y'urufi, yabwiye Imana ngo ndagushimiye ko igihe ngo urwuya rwari runyizingiyeho ndi munsi y'ibihindizo by'umusozi, ngo naragutakiye uranyumva, ngo kandi ikindi kinteye kugushima ngo nuko nzongera kubona mu rusengero rwawe rwera. Abivuga ari mu ifi yaramumize imumaranye umunsi wa gatatu. Aravuga ngo ndagushimiye. Nta kintu cyakumira ngo kikwizingireho nk'uko Yona yari ameze. Imana yamukuye mu nda y'urufi, ibyo biganza byayo nibyo biganza bigikorana natwe. Ntabwo Imana yahindutse, ntabwo Imana yigeze ihinduka, ntabwo yacitse intege, ntabwo irasaza. Ni ya yindi. Haleluya! Ni ya yindi ntabwo irahinduka. Imwe yagukishije aksida niyo igihari, ya yindi yakurinze mu ivuka ryawe niyo tugikorera. Ntabwo irahinduka. Mungu ni yule jana hata leo milele habadiliki. Yeye ni yule. Mungu ni yule. Imana ni ya yindi kumwe yakoraga ku kiriba inayina akavuga ngo upfuye azuka, bya biganza biracyahari. Haleluya! Ya maboko aracyahari. Mumwikirize n'abandi. Haleluya! Imwe yaramye
n'uyu mwana mu nda y'ingumba niyo ikiri ku rutonde rwo gutanga abantu iracyarije. Imwe yabwiye Aburahamu ngo reka Isaka, dore igitambo ngikiriye. Niyo Mana dusenga. N'uyu mwanya hari igitambo yakubonera, hari inda yavuka. N'uyu mwanya hari umusozi wahuriraho n'Uwiteka. Biracyashoboka. Twajyaga turirimbisha ikorasi ivuga ngo ibiganza bya Yesu biracyakora ibitangaza. Ibiganza bya Kristo biracyakora. Ibiganza byafasha Abudul Karimu biranterura birambwira ngo jya mu rusengero ubwiriza ubutumwa bwiza. Niki kindi cyari kunzana n'iseti mu rusengero kubwiriza. Iyo gahunda sinari nyifite, sinigeze nsengera kuba umukristo. Iyo ibiganza by'Imana bitaraguterura ugira ngo uraremereye. Ubuzi kuremera ariko biraguterura ukoroha. Ndagira ngo aka kantu nkababwire mukamenye, mu isi ibintu Imana yaremye bijya biyigora gusa. N'umwana w'umuntu niwe ugorana kumva, ariko ibihe iyo Imana ibigiye ngo hinduka biremera bigahinduka. Humura, niba wowe ugoranye, niba waremeye ugahinduka, Imana itegeka ibyanze guhinduka kuri wowe. Maze iminsi nganira n'abantu kwizera. Iyo kwizera kutaraguhindura ntabwo wagusengeramo ngo uguhinduze ibintu kandi we kutaraguhindura. Ariko iyo kwizera kwaguhinduye ugahindurwa no kwizera, urahagarara ukabwira ibindi ngo nanjye narahindutse nawe hinduka. Hana arapfukama arahindukira asaba neza nk'umugore w'umunyabwenge. Najyaga mfukama nkiri umusore nkabwira Imana nti sinshaka umugore w'inzobe, nkabwira nti nta mugore w'igikara nshaka, nkabwira nti nshaka umugore w'umunyabwenge tuzagendana muri uyu muhamagaro. Kuko umuhamagaro nahamagawe nkimara guhamagarwa nakiriye agakiza, nahamagawe umuhamagaro usa n'uwinjije. Kureka byose ukajya gukurikira Kristo, umuntu akubaza Yesu ntumwerekane. Muzi ko uyu murima turi guhingamo ugira imvune ariko ntugaragaza umubyizi. Uyu murima ugira imvune ziterekana umubyizi. Keretse iyo umuntu ugushaka mu mubyizi agusanze mu gihe cy'isarura ukamubwira ngo nejeje ibi. Ariko ubundi ndabarahiye urawuhinga shwi. Kandi iyi ntabiri tugira abahinzi bagenzi bacu basubira inyuma bakayibyinagira. Tugira abahinzi bagenzi bacu basubira inyuma bakabyinagira, akavuga ariko arakubwira ngo arasenga senga iki, akabyinagira uti hari urajya gukora iki, akabyinagira ku buryo bakwita umukozi wa Satani. Iyi ntabire bakayibyinagira. Noneho tekereza kubyinagira ahantu hatagaragaza umubyizi. Umubyizi usanzwe utabonekaga, none barahabyinagiye. Ndavuga ni ninde uzamfasha uyu muhamagaro tukabigendana? Mubwira Imana ni ndakwinginze uzampa umuntu bikwiye. Niba ari ikintu mu isi Imana itanga ikabimaza umugabo umubabaro w'iteka ryose, ni umugore muzima. Niba hari ikintu umuntu ahura nacyo akarira by'iteka ryose, ni umugore mubi. Niba hari n'ikintu gisetsa umugabo mu muhanda ukaba umugwa neza ugatanga ibyo ufite utizigamye, ni ukugira umugore mwiza. Salomo yaravuze ngo naramubonye ameze nk'ibuye ry'igiciro cyinshi ryitwa marijane. Aravuga ngo bene uwo mugore abyuka mu gitondo adasiganye n'abagaragu, ngo agakora ashaka ibyo gutunga umugabo. Kandi ikindi aravuga ngo asasira umugabo we mu cyari cy'ipamba, ngo niho amuryamisha. Nta magambo y'inyuma mu mugongo, amusasira mu cyari cy'ipamba. Erukana yari afite umugore mwiza, abashumba banjye uzi gusenga akihangana. Ubundi yari afite intambwe ya mbere y'amasengesho. Ubundi umukristo agira inzira eshatu zikemukirwamo ibibazo bye: kwihangana, byakwanga ugasenga, byakwanga ugafata umwanzuro. Ni ibintu bitatu: gusenga, umwanzuro no kwihangana. Umuntu usenga atagira kwihangana arambirwa vuba. N'umuntu wihangana adasenga arayoba. N'umuntu ufata umwanzuro atasenze atanihangana arahubuka.
arahubuka. Iyo usenga ukashyiraho kwihangana ugashyiraho icyemezo, Imana irakureka avuga ngo voila, asa n'icyemezo cye. Irakureba ikavuga uti antuka arasa n'icyemezo cye. Hari umugabo wabyutse mu gitondo witwa Eliya, abyuka Imana itavuze, aravuga ngo dukumbuye imvugo y'Imana, igituma itavuga n'abahanuzi ba Bayali. Abyukira kwa Ahabu, aramubwira ngo narinzanywe no kukubwira ngo mbaye mpagaritse imvura. Ntabyo Imana imubwiye, nta n'ibyo yamubwiye ko izakora. Afata icyemezo gisa no kwihangana n'amasengesho ye. Imvura ngo yisereganye, Imana irayibwira iti subiri, uwakuvuzeho afite ubutware pfiriye, asanzwe yihangana, nawe mwihanganire. Kugeza ubwo Imana yamubwiye ngo ntuzongere kugenda ku ifarasi, jya usinyara umuyaga. Eliya yari umuhanuzi w'umuriro, niko teoloji ivuga. Kandi ikindi cya kabiri, Eliya yaragurukaga, yaparikaga ku muyaga akaguruka. Muzasome Bibiliya 19 cyangwa 18 na 16, igitabo cya mbere cy'Abami. Yabwiye Ahabu ngo tunganye igare ryawe. Yabwiye umugaragu we Elisa aramuga ngo genda ubwira Ahabu atunganye igare rye, imvura iraje. Eliya yirukanka imbere ya Ahabu, nta gare nta farasi agira, aratambika imbere ariko Imana ni igitangaza, araguruka. Afata umwanzuro usa n'icyemezo cy'Imana. Umuntu wasenze wihangana, iyo afashe icyemezo agihuriraho n'Imana. Umukobwa yafashe icyemezo abwira Imana ngo kuba ntagira umugabo ntacyo bigutwaye. Aravuga ngo ariko njyewe biracyintwaye. Aravuga ngo nshaka umugabo kandi nshaka no kubyara. Arabigira ngo urema Adamu, Eva ntiyari ahari. Aribwira uti sinkugora, nshaka kureba uburyo urema abantu. Mureme ngo uyigitaka nari nkizanye, uzaduhurizaho umugabo n'umugore bahurira. Mureme ni wowe urema. Mureme hari inda yanze gucura kuko itigeze ijyamo, ntiwigeze usama, niremwe none yicure kuko yabayeho. Hari ahantu utarajya, hari amagambo utaravuga, hari ambutiyaje utateza mu mujyi wa Kigali, urayiteza guteze. Hari abagabo twajyaga twicara tukaganira, nkabwa nti hari ijambo ntaravuga, nkabwa nti ntabwo ndabwira umuntu ngo fungura igipangu. Ntacyo nari mfite, nari kumubwira ngo afungure ikihese kandi ntaha muri geto. Nkabwa nti hari ambutiyaje ntazateza, ndabwira nti niduhurira kuri station ya essence ntabwo uzambonayo, twari kuhahurira se mfite iki ko ntari kujya kuvoma yayo kunywa. Hari ahantu utarakandagira kandi bagera. Hari ahantu abandi bana bagera utaragera kandi wowe uzi ngo ntiwagerayo. Hano aravuga ngo ibyo nibyo ndashaka, atera intambwe aravuga ngo aha ndaharenga. Ayiwe, icyama mukanyumva muri uyu mugoroba aravuga ngo simpaguma hano ndaharenga. Nagiye mu Kagera mbwira imodokari, ndayibwira nti ndagukunda bya hatari. Ndabwira nti ndagukunda, wambabariye nturare hano, wanaharara none ejo ntuzahirirwa. Hari igihe umuntu arambagiza umugisha w'inshuti yanjye. Hari igihe umuntu arambagiza umugisha we. Iyo wicaye ibigutegereje nabyo byicaye, mwembi muricara. Mwicara mwembi. Iyo utegereje ibigutegereje mwicara mwembi. Ariko iyo uhagurutse biraguhumurira ukamenya aho ibyawe biba. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hanaba umugore mwiza uzi gusaba, uzi gusaba kabisa. Ngishaka umugore nacitse intege kubera nta bushobozi nari mfite. Dayimoni iransura iranganiriza. Nashatse umugore uzi guteka neza cyane. Noneho abantu bazi guteka bagira ikibazo cyo kugasipiya, kuko amafaranga yose ashirira mu birungo.
umuntu azi guteka hari ikirungo kibura mu biryo akumva bitari buryohe, rero akakigura kandi umuntu utabizi yabonaga kitari ngombwa. Igihe kimwe mu dufaranga ndamubwira nshaka kurya, arambwira ngo ushaka kurya iki? Ndamubwira, arambwira ngo ndabigutekera neza. Ndamubwira urakoze. Ewe data we, yose yashiriye mu mboga. Noneho bukeye mu gitondo arambwira ngo ariko nubwo ugiye hari udufaranga twari dukeneye. Ndamubwira se amwe wa naguhaye ejo. Araturika araseka arambwira ngo ariko nawe uri gitangaza, ngo yaraye ibirungo n'imboga. Ye baba we, ndamwani ibirungo ni iki? Ni n'imboga. Ndangije ndamwani ntabwo twazabaho gutyo ngo tubishobore. Akubita igitwenge araseka aravuga ngo kwizera kwawe gucogoreye ku mafaranga ibirungo byajyanye. Aravuga ngo kwizera ufite gucogoreye mu birungo. Umuntu utizera aburana nabo yahaye utwintica ntikiza ashaka ko bucya kongera akatubonaho. Ndamureba numva koko kwa kwizera nta guhari. Igihe kimwe turasohokana tujya ahantu tuguzeyo akantu, ntabwo ari ngombwa kuvuga ibyo twariye. Tuguzeyo akantu arambwira ngo ibi nanjye nzi kubiteka. Arambwira ngo ahubwo ni ukugira ubwoba ngo amafaranga arashira. Bukeye nkora amasengesho nsoma ijambo rivuga ngo ikuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Ndavuga nantuka ntabwo ibintu bizajya biza bisanga ibindi, reka nkoresha ibintu bibyara ibindi. Niga kuvoma ikigega kugira ngo hamanukire mwandi, kandi reka mbabwire aramanuka akaza, akamanuka akaza, akamanuka akaza. Hari ibintu mujya mwiyima kubera ikigero cy'imitekerereze. Hana aravuga ngo aho ndarenga. Aravuga ngo Elukana ntabyo yampaye. Yarahindukiraga yaririra inyuma ya Elukana, Elukana akamukomanga akanguta isheri. My darling, urabizi ko undutira. Utubusi nkurutira abahungu barindwe. Hana agahindukira akavuga uti se abandutira yarababyaye hanze. Iya ndera ngenyine ntakenera ababyara niba andutira barindwi. Ngewe uyo murutira numwe basi ntajye gushaka undi. Aravuga ngo hoya birongera binzindure. Agezeyo ahera, agezeyo asanga Eri ntawuhari. Asanga Eri asohotseho gatoya. Hari umugabo wari ufite nyina ntiyarebaga. Yabanaga n'ubumuga bwo kutabona. Icya kabiri, uyu mugabo nawe ntiyabyaraga, nta bana yari afite. Icya gatatu, yari umukene cyane ariko akaba umukirisitu. Agiye gusenga Imana iramubwira ngo ndakumvisha ibyo wasenze byose, ariko nsaba kimwe ndahita ngikora nonaha direct. Si ikigeragezo gikomeye? Nsaba kimwe ndahita ngikora nonaha. Imana iramubwira ngo kimwe ndahita ngikora. Aravuga ngo nsabe ko mama humuka. Nahumuka ntareba abana banjye. Nsabe ko umugore abyara abana mama atazabona. Nibavuka se tuzarya iki? Umugabo arangije abwira Imana ngo mbonye kimwe ndi bugusabe. Aravuga ngo nshaka kubona mama areba abana banjye barira ku isahani ya zahabu. Nshaka ko mama abona abana banjye barira ku isahani ya zahabu. Nyina ntazabona agihumye, ntazareba abana batarabyara, ntibazarira kuri zahabu bakennye. Muri garuka ushime, Imana ikwigishe gusenga, yongereho kunyurwa kugira ngo ibyo ushimisha Imana utabigundira bikaguteranya nayo. Hana areba Imana
arayibwira ngo uwite ntabwo ari njye njyenyine w'ingumba. Arayibwira ngo nsanze iki kibazo njye nawe tugifatikanyije. Aravuga ngo bene Eri aho barurahazi babaye abana b'ibigoryi. Eri nawe urabona ko atari hano. Aranguti uti ari umutambyi yabuze mu nzu yawe n'abahanuzi ntabahari ntawe ucana itara ryawe. Aravuga ngo ariko umpaye umwana ngakira ubugumba namuguka mwuzuza umwuka akaba umuhanuzi wawe ngakira ubugumba nawe ukabona umuhanuzi. Umwana uzampa nzamugutambira mugire ituro ryawe rihoraho. Ikintu nshaka ni kimwe, njyewe kumuguturira ntacyo bintwaye, nshaka kuzibura indibyara uwa mbere muguhe, nimara kumuguha azakurikirwe n'abandi benshi ntacyo bitwaye, nzaba nitwa nyina w'umwana wampaye, ariko nabwo ukorera Uwiteka kandi nawe uzaba ukiza urubwa rwo kutagira umuhanuzi n'umutambyi uhagarara mu rusengero. Imana yumva Hana asabye ikiri ku mutima w'Imana, Imana iramwumva iraceceka. Hana agiye kumva yumva ibirenge bya Eri. Hana areguka yunamuka bahura na Eri ava mu ihema. Eri amurebye aravuga ngo ntiwakwinjira hano utasinze. Muzi ko hari igihe umuntu akureba uri gusenga akagira ngo uri umusazi. Wirirwa hariya nta soni. Nawe ufite ubwenge. Ugafata iminsi 3 nta kurya nta kunywa ngo uri gusenga. Aranguti ni inzoga zaguteye kwinjira mu ihema. Eri aramureba aranguti wa mugore we uzageza ryari sindwe ryawe? Kandi igitangaje bari batarahura Hana yasinze. Ariko yaramurebye abona ahubwo yaraborewe ntiyaza aho ngaho rutaramwishe. Aramubwira ngo uzageza ryari sindwe? Aramubwira ati nkurahiye Uwiteka ntabwo nasinze, nari nifitiye akababaro n'agahinda kenshi k'ibyo naciyemo. Ubu njyewe hari agahinda naciyemo kamarira y'umwana wa Penina, najya kumuhoza akambwira ngo ntuzi kurera ntiwarera utarabyaye, rekeraho. Hari uburyo umuntu agushinyagurira. Hana baramushinyaguriye arababara. Eri aramureba amuhanurira ubuhanuzi bw'iteganyagihe. Aravuga ngo umugore uvuye ahera adapfuye akinjira hariya umutambyi adahari Uwiteka ntahamutsinde, Imana ntiyamukurira mwaho. Aramubwira ngo va mada Uwiteka guha icyo umutima wawe ushaka, icyo wasabye Imana ikiguhe. Nsoza, Hana byara umwana mwita Samweli, bisobanuye ngo niwe nari narasabye Imana. Imana niguha igisubizo kizitirirwa imirimo y'Imana. Kubera ko abanyarwanda tudakunda kunyurwa kandi twitirira ibintu abandi, Imana igiduha yamaze kutumaraho ibintu n'abantu kugira ngo bizayitirirwe. Igukuraho abantu bose b'umumaro ikabajyana hariya, n'ibintu byose ikabihakura ikaguha ihereye kuri 0 kugira ngo bizitirirweyo. Kuko iyo ibikoze hari ibindi mufite muvuga ko byaturutse kuri bimwe byari bihari. Niyo mpamvu abanyarwanda bajya bavuga ngo Imana ifasha uwifashije, barababeshye. Wifashije iki se kugira ngo igufashe? Wihaye umwuka irangije guha inzara, cyangwa wihaye intoki yishyiraho umusatsi, nyine ubwo ni igiki wifashije? Nasomye Bibiliya irambwira ngo umuntu akiraniwe ntacyo anyaza Imana, ngo nakiranutse ntacyo ayihaye. Imana kuyisenga nubu twebwe ubwacu ni umugisha wacu personnel. Kuza gupfukama gusenga, njya nkunda gusetsa abantu. Hari abantu bajyaga bansetsa, ntabwo ari abakristo n'abamizirima nigisha Bibiliya, bajyaga bansetsa babyiyumvamo bakambwira ngo twiyumvisemo wa mwuka ujya uvuga ngo tugiye kujya gutura. Noneho bakambwira ngo ubwo batuye bafashije pasiteri. Hari n'abakristo babizi batyo. Ntabwo gutura ari ugufasha umukozi w'Imana, gutura ni ukuramya Imana umwizerereramo. Ntabwo itura ari imfashanyo. Rero twebwe ubwacu iyo tubikoze nk'abari gufasha Imana, Imana irakureka bwa bufasha bwawe bwose bugashira. Iyo bushize ugatega ikiganza yibwira ngo wampaye, iraguha, yamara kuguha ikabyitirirwa.
buke mu gitondo Hana yavuyeho, niko Bibiliya yatubwiye ngo bukeye barongera baragaruka. Noneho ntiyaje wenyine, yabwiye Herukana aramubwira ngo ninjiye ahera, nagezeyo mvugana n'Uwiteka, ariko kuva nagera Shilo hari ijambo numvise rituruka mu kanwa k'umuhanuzi. Eli yamvuzeho, noneho sinamunyuzeho ngo aceceke, namunyuze iruhande arambwira ngo genda Uwiteka guhita. Amubwira ngo ubwo yavuze izakora. Mureke mbabwire inshuti z'umusaraba, niwicara mu rusengero ukumva Imana ivuze, haguma aho hantu Imana yavugiye izanahakorera. Niba Imana ivuze uhari, haguma izanahakorera. Hana aramubwira ngo noneho tujyane, ngo bukeye bavuyeyo. Siko twasomye Bibiliya ngo amutera inda ngo arasama. Mbabarira undebere Hana wasamye inda. Ntabwo nzi uko witwa, wenda uriyizi. Reba Aniseti wasamye, umaze iminsi ubayeho mu buzima bugoranye, ariko reba noneho wasamye utegereje. Hana ngo asame inda. Mana nyagasani ntiyayihisha, arayifiringa, agenda yitwara nk'umuntu utwite inda ifite se, yitwara nk'umuntu ufite inda yavuzweho n'Imana. Ndakwifuriza gusama inda iturutse ku Uwiteka, wifurije gusama inda y'isezerano, wifurije gusama inda y'amasezerano. Haleluya! Hejuru y'amagambo wavuzwe, inda y'ijambo ry'Uwiteka yinjira muri wowe, imirimo y'Imana ikuyoboke. Haleluya! Reba hano uri gukorosinga imbere ya Penina yasamye. Yo. Umunsi wa mbere ngura ikibanza mu mujyi wa Kigali. Munsi wa mbere ngura ikibanza mu mujyi wa Kigali nakivuyemo saa 12. Nabuze nindahirirwa. Izuba rirenze nibuka ko ntanzi hari, ndavuga ni ntacyo. Nubwo nari mpari ariko nasamye. Haleluya! Nasamye. Muzi indege bwa mbere ngiye kubwiriza narazindutse nguma inyuma y'ikibuga cy'indege, ndavuga nti ntacyo. Narizinduye inshuti z'umusaraba, ndavuga nti nta kibazo. Hana yari yasamye, Imana ishimwe. Hana yari yasamye, mubwira ngo iyinda yinjiye, imyitwarire irahinduka, imvugo irahinduka, imyifatire irahinduka. Imana iguhe gusama, muri garuka ushime. Imana iguhe gusama, Imana ishimwe. Umuntu reba ari gukorosinga imbere ya Penina. Penina agiye gukanura amaso, abona inda yaragezemo. Herukana wari wararenze urwe. Ndi kwanga kubivuga mu Kinyarwanda kugira ngo bitazamo gukorwa Kinyarwanda cy'urukoza soni, ariko bijya bishoboka ko Herukana arenga uburiri bwe kuko ubwahana butigeze bubyara umusaruro. Herukana arebye abona Hana aratwite. Niba ari akantu kanejeje umunsi wa mbere. Madamu atwite umunsi wa mbere. Yewe data we, nari nkumbuye kureba umwana uvuye mu maraso yanjye. Nari nkumbuye kureba akana Imana yavuzeho, yakavuzeho ndi muri Libana ahantu bita Keira. Imana irambwira ngo saba icyo ushaka. Ndayibwira ntukore mu bushobozi bwawe, umpereze bingana n'ibyo ufite. Numvaga gusaba biri bumve, ndayibwira ntubibingana n'ibyo ushoboye gutanga. Muhanuzi ajya mu mwuka arambwira ngo hoya ngo shyiraho ikindi kintu ngo cyature mu izina. Ndavuga nti Imana izampa umwana ngo mwite izina. Ndavuga ngo mwise Keira kuko nari ndi Keira. Ngo azaba ari iki? Ndamwana azaba ari umukobwa ntacyo bitwaye. Tugisaminda mpita nkumbura kureba Keira Imana yavugiye Keira. Ariko uzi gutwara inda Imana yavuzeho utarabona fiance. Ariko uzi kwicara mu kazi Imana yavuzeho abandi bagahabwa n'amashuri yo kagahabwa n'Imana. Ariko uzi kugenda mu modokari yazanywe n'Uwiteka. Uzi kuryama mu nzu yubatswe n'Imana. Ariko uzi kurira ku isahani Imana yaguhaye, ukambara umwenda Imana itanze. Ihorere. Uzi mumwikirize.
uzi guhinga dodo zikera abandi bagasarura dodo nawe ugasarura dodo, ariko harimo itandukaniro ry'imvugo y'Imana. Imana yarabivuzeho, nubwo zose ari dodo ariko ijwi ry'Imana hano aratambuka. Bibiliya irongera irabyoroheje, iravuze ngo bwongeye gucya arabyara. Hana we burakeye, hana we burakeye, haleluya, burakeye ubyare, burakeye hana we. Hari igihe umuntu yiyumva mwibise, ukumva ibise byo kwakira isezerano, ukumva imigendo, ukumva imigendo, bugacya ugategereza. Ariko hana we umva, burakeye ukikire, burakeye ibiganza byawe byakira umugisha, burakeye amaso yawe areba ihumure, burakeye akanwa kawe kavuza ibitwenge, burakeye impundu zitahe, burakeye. Haleluya, haleluya. Tera umuntu ikiganza muri kumwe umubwira ngo burakeye nawe ukikire. Ntabwo mvuga umwana nka Samweli gusa, burakeye nawe ukikire, burakeye nawe utahi wawe, burakeye. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Burakeye, burakeye. Hari umunsi uzacana wake, kuva uwo munsi imbeho izashira, uwo mutwaro uza kuva ku mugongo, ineza y'Imana izakomaho. Neza y'Imana izakomaho. Bijya bishoboka ko umuntu atera intambwe ibyo yari yarabuze bikamukurikira. Hari igihe imigisha y'Imana igiteza akavuyo, imigisha ikateza akavuyo, bijya bishoboka. Ndagira ngo dusenge. Herukana abonye umwana aravuga ngo hana wenda ajyayo. Hana aramubwira ngo genda, n'ubundi wari usanzwe unsiga. Aramubwira ngo njyewe si uyu munsi wanjye wo kujyayo. Ndagira ngo nkubwire ngo ukimara gukikira, umunsi wawe uzawushyiraho bawitabire. Umunsi wawe uzategerezwa, umunsi wawe uzategerezwa, umunsi wawe uzategerezwa. Hana aramubwira ngo nge nzagenda umwana yacutse. Icyo ni kimwe. Kandi kabiri, heruka ntufite abandi bana, ntufite abana na Penina. Aramubwira ngo ubwinda yanjye yazibuwe n'Uwiteka tizongera kuziba, izakomeza ibyare. Dore igitangaza, mumbabarire mumbwire niba muri abahanga n'ibi bintu mubimazemo iminsi. Hagira umuntu umwe umbwira izina ry'umwana wa Penina, izina ry'umwana wa Penina. Hari umuntu umuzi? Mwari muzi ko ibintu byihuta bikaza bitagira izina, ikintu gitinze cyaza kikitwa izina? Ibintu birihuta ntibigire izina, ariko igitinze kiza gifite izina. Imana iguha umugisha ufite izina, Imana iguha umugisha ufite izina. Abantu badukurikiye online, Imana ibaha umugisha ufite izina, Imana ibaha umugisha ufite izina. Hana araza, ageze hamwe yasabiye arahinjira. Yinjira hamwe yapfukamye ari kurira. Arahareba, arongera arapfukama ahagarika ka Samweli imbere yaho yajyaga arambiriza ibirenge. Subwo mwambabarira mukanyumva, ariko uzi ko ahantu waririye urizwa nuko Samweli adahari, uzahasekera Samweli ahahagaze. Nigeze najya gusenga mfite ipantaro imwe naguze 1,500. 1,000 ni umugore witwa Mwajuma, ni mukase w'uyu mugabo wari wakingujije. Yarambwiye ngo nkugujije 1,000 ariko ngutwerereye 5. 5 ayo ntuzayampa, ariko 1,000 uzakinyishyure. Nguramwe agapantaro bita mampa kagaforongo,
tujya gusenga mu butayu bw'amazi, tugezeyo turagafura, amazi aragatwara. Amazi aragatembana. N'igihumbi cy'abandi nari ntarishyura. Ariko animari twari turi kumwe, uwo mubyeyi wakanguriye twari turi kumwe. Ndahindukira mfukama mu mugezi nubikamo umutwe ndarira kugira ngo batabona amarira, nyavanga n'amazi. Ndaboroga mbwira Imana n'Uwiteka we zirankoze, ndava hano nambaye iki? Ndava hano nambaye iki? Ndayibwira nti zirankoze Uwiteka we. Nari mbabaye nyine kuri mwebwe, iryo shimwe riraciriritse kuri mwebwe. Noneho akajingisi nari nsigaranye, turataha, twari mu rugo kuri bariko hanze mu rugo, ndi kumwe n'uyu muvandimwe, twabaga turi kumwe. Ngira ntya ngiye kwicara, ngize gutya agahita gaturika hano. Ndarira, uyu muvandimwe abonye nta kindi abikoraho arakata aragenda. Niwo munsi yagiye gusaba akazi ko gupakira, ngiye kugasaba barakanyima. ahembwe uwo munsi yahembwe amafaranga, araza aranyogoshesha, angurira mwirindazi n'ubunyobwa. Namwe mwumve Hana uri kuririra ahera Imana yari yaravuganye natwe, kandi n'ubundi yavuganaga natwe. Uri kuririra, ndahapfukama ndarira. Mana nyagasani we. Rero nigeze najyayo haciyemo igihe, ngiyeyo fata ipantaro imwe nkajya mbwira amazi nti iyi niyo wayijyana, nti niyo wakongera ukayijyana. Reka mbabwire, hari igihe ahantu Hana yaririye azasubira nayo na Samweli. Hari igihe azasubira nayo na Samweli. Hari igihe Samweli azaza ugasubirana nawe aho waririye. Najyaga nsoza amateraniro, ndashoje simbarambira, nasoza amateraniro ngahagarara ngategereza umuntu mpari ifute nkamubura. Soje kubwiriza ngategereza umuntu mpari ifute, mbona ntangiye kubera abantu umusaraba. Ariko umunsi Imana yampaye akamodokari nsoje, umuntu arambwira ngo waretse nkagutwara se. Ndamwana nta vatiri twara rava. Ndamwana wari ukoze. Hari igihe aho waririye wowe wenyine uzahajyana n'igisubizo kihatembera. Ntabwo mwagize se ngo Samweli yarahapfukamye? Hari umwana upfukama se? Yarebye nyina apfukamye, Samweli arahataraverisa arahazenguruka. Ndashoje, Samweli azenguruka aho nyina yaririye, kandi nyina yarizwaga no kutagira Samweli. Imana iguha ibitangaza bizenguruka aho wababariye, amagambo bayavugiye. Imana iguha umugisha wazenguruka. Haleluya. Hana aravuga ngo ubu ngubu ubwo Penina ibi ngibi atabyibwira, n'Imana ishobora kubitibuka ko ari nge. Aravuga ngo nkurahiye ubugingo bwawe Uwite, ni njyewe wa mugore. Ni njye wa mugore. Ni njye wa mugore wari waje mbabaye. Aravuga ngo wampaye icyo nagusabye, ngaka kagahungu gafate nawe ugende kajya kagucanira itara ryo mu rusengero. Imana data wa twese niguha ukayima, uzaba unyazwe byiteka. Ariko niguha ukayiha, uzaba wakira ibisigaye mu biganza by'Imana. Garuka ushime, garuka ushime, garuka ushime. Nababwiye ko umuhanga wo gushima ashima mbere yo gusubizwa. Reka twitse hano dusenge. Urumva hari icyo Imana yakoze ukariganya ishimwe n'umuhigo. Garuka ndagira ngo dusengane Imana. Imvugo yiwe ni hame, twegerezo munsi n'isaha. Ubwo ari Data wabivuze,
bizashika. N'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari. Iyo yuguruye nawe ushobora kugara. Ndagira ngo mbabwire ngo ubwo ari data wabivuze, ubwo ari data wabivuze bizashika. Ijwi ry'umukanguzi.